kuwukoresha. Haleluya. Mbyiringiye nyorere ko Imana igiye kuwukoresha ikababwira ibyo yantumye. Amen. Kandi bansengeye. Ndi NYIRAMURUTA Jeaqueline, ndi umukristo wa hano muri uru rusengero. Rero bamaze kudusomera amagambo meza, amagambo y'Imana, amagambo ari mu buzima. Impamvu iba yaduhagurukije twese ni ukugira ngo twumve ibyo, twumve amagambo yayo kandi tuyiramye, tuyisingize kuko nicyo yaturemeye. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ni mu kuramya no guhimbaza aho ngaho niho Imana itura. Kandi yaratubwiye ngo niduterana turi babiri cyangwa turi batatu ngo nayo izaba ihari. Amen. Wizeye ibyo? Wizeye ko ihari? Ubwo ihari rero hari ikigiye gukora. Hari ikiri bukore mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, mu mitekerereze yacu dusanganywe, cyangwa se niba wazanywe ikibazo, waje ufite ikibazo, kuko ishobora byose turizera ko igisubiza. Haleluya. Nimba waje ubabaye, turizera ko utaha wishimye. Amen. Reka tubyizere gutyo kandi tubyakire mu izina rya Yesu. Ubundi iyi Mana tuvuga, iyi kerejwaye bamaze kuvuga ngo tutayifite nta buzima. Ubundi kubaho itari nabyo ni ikibazo. Amen. Tugiye gusangira amagambo badusomeye, atari menshi cyane ariko afite imbaraga. Ubundi tugera imbere y'Imana tukahava hari ukuntu byagenze. Mose ngo yajyaga azamuka umusozi akagaruka yarabagiranye. Twizere ibyo ko Imana igiye gukoresha amagambo yadutumyeho, hanyuma ntidutahe uko twaje. Haleluya. Twasomewe amagambo ari mu buhanuzi bw'umuhanuzi Yesaya. Bagisoma cyangwa ngitegura ubutumwa nibutse ibyo batwigishije mu cyumweru gishize. Abagize umugisha wo guterana, ariko niyo tutateranye hari uburyo babiduha tukabibona mu rugo. Baratubwiye ngo ntabwo ukuboko kw'Imana kwananiwe ngo ye gukora, nta nubwo amatwi yayo yapfuye ngo ireke kutwumva. Amen. Ndumva twarabyumvise. Uyu munsi rero ni Yesaya nabwo wabivugaga. Uyu munsi yavuze ikindi kintu gishya rero. Yesaya yatubwiye ngo ni mumpugukire mukizwe. Ndashaka ko aya magambo ariyo dusangira. Imana ituma Yesaya kuri ba bantu ubushize batubwiye bari bavuye mu bunyage, baraza ariko ntabwo bahugutse. Bamaze kuva aho bavuye, Imana yakoresheje kuro, bamaze kugera mu gihugu abantu barahuga. Amen. Imana irababwira ngo ni mumpugukire mukizwe mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe, ngo kuko ari njye Mana nta yindi baho. Imana ubwayo ituma impuruza kuko yabonaga ko abantu bahuze rwose. Mu rukundo rwayo ihora yifuza gusabana nawe, gusabana nanjye, tukagirana umushyikirano ukwiye. Amen. Ukagirana ubusabane bwawe bwite n'Imana, atari uko waje hano mu rusengero, ahubwo mu bihe byawe byose ntiyifuza kugenda wenyine. Haleluya. Ntago yifuza kuhugirana, ntago yifuza ko hari ibintu biguhuza ngo bigutandukanye nayo.
kubera ko icya mbere iragukunda cyane. Amen. Urabizi ko igukunda cyane? Yagukunze cyane, itanga umwana wayo kugira ngo nuyizera utazarimbuka. Ibyo Yohana yarabitwandikiye mu gice cya 3 umurongo wa 16, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, cyangwa abari bayirimo, ngo byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Ngiyo icyo Imana ishaka cyatumaga ibwira aba bantu ngo ni mumpugukire, muze kandi mukizwe. Hari ibyo kwifuriza, hari n'ibyo yifurizaga bariya abantu. Nibwira ko tubigiyemo aho bari baragiye, iyo tubisomye mu bitabo bya Bayezira, Nehemiya n'abandi, tuzi ukuntu baguwe nabi bigatuma Imana ubwayo ihaguruka kugira ngo yongere ibasubize mu gihugu. Ariko bagarutse nabwo bigenda kwa kundi barahuga. Imana ikababonana ibigirwamana. Mwabisoma mu gice cya 44 uhereye ku murongo w'9. Imana irabagaye ibintu bikomeye cyane. Baragiye ari ibibazanyo, ibiti, ari ibyo bacuze, ngo ari iby'amabumba, ibyo ngibyo akaba ari byo badora, akaba ari byo baruwa. Iyo ngiye ihinduka Imana yabo. Arabagaye akavuga ati ariko se ibyo bintu ko ari njye ubundi mba nanabiremye, murafata ibice byabyo bibi inkwi, ibindi mubifate mubigira Imana. Iyo Mana ko itumva nk'iyo twumvise ku cyumweru cyashize, iyo Mana ko idakora, ubundi bayishakaho iki? Ubu niba bikibaho mu Rwanda simbizi, ariko kera mu bubyutse barokare bagiraga ibiterane, bakavuga ubutumwa nk'uko ukabona abantu bazanye ibyo bambariyeho, ni ibiti, ni amababa, ni ibintu nk'ibyo. Ibyo rero ni iby'Imana yanze kuri aba bantu, ibabwira ngo nibayihugukire yo ubwayo, kuko niyo Mana, niyo ifite imbaraga zo kubakorera, niyo ibafitiye impuhwe, ni umubyeyi wayo, niyo wifuza ko batazarimbuka. Haleluya. Ibigenzi ite rero? Ituma Yesu, nk'uko tubizi twese tunabimenyereye, araza asinya kontra yitwa urukundo. Atumva ngendaje. Haleluya. Muzi gusinya akaramata? Benshi hano mwaragasinya, ariko ntabwo wamupfira. Haleluya. Niba wamupfira simbizi, ariko Yesu yasinye kontra yo kugukunda byiteka kugira utazarimbuka, atanga ikiguzi cyitwa amaraso ye. Ubwo rero natwe arashaka ko duhuguka. Haleluya. Haleluya. Twaguzwe igiciro cyinshi, twakowe igiciro cyinshi. Ntabwo ari nk'imwe y'iyembe, cyangwa ntabwo ari ya yindi yo muri Beneri ngo azasinye kontra ivuga ngo azagukunda akaramata, narangiza nakugezaho ibintu bipfe. Oya, we Yesu yarasinye, aravuga ati kama mbaya umusaraba ndawemeye, ariko Jackie ntazarimbuke. Haleluya. Ngiki gituma Imana idashaka ko duhuga. Ngo yemwe abari mu mpera z'isi zose, mwe ni mumpugukire, muze mukizwe. Amen. Mumpugukire kuko natanze umwana wanjye. Yarabasinyiye kontra
itazavaho. Baturirimbiye neza ukuntu tuzanezerwa tugezeyo, abandi bati muri we nta buzima. Impamvu Imana ishaka ko abantu bahuguka niyo ngiyo, nuko aho hari ubuzima, aho atari nta buhari. Aho atari hari abasinzi bakorera amafaranga yabo yose ntibayarye ngo umubiri ugubwe neza, ahubwo bigatunga bene akabari, abana bakarwara bwaki, cyangwa se nyir'ubwite uzi kwicwa n'amafaranga waruhiye. Ubwo se hari ubuzima? Haleluya! Uyu munsi inkuru ziratubwira ngo nimuhuguke, mumpugukire mukizwe. Nashatse no kongeraho neza, duhuguke, ibiduhugije tubireke, kuko ubwabyo byatwiyicira. Haleluya! Turi kumva binyuma ko dukwiriye guhuguka. Imana irashaka ko mpuguka nawe uhuguka. Mu minsi yashize nigeze kumva agahimbano k'umwuka. Abantu babyina ngo abantu bari bize, abantu bari bize. Ninde wakumvise? Nta muntu wakumvise? Abantu turi bize nibyo, reka dukore, ariko twirinde guhugira mu byaha, twirinde guhugira mu cyaduha intera yo gutandukana n'umwami wacu, kuko nta mahoro ahari, nta buzima buhari. Hariho isoni, gukorwa n'isoni no kwambara ubusa. Satani ni icyo agushakaho, kugukoza isoni, kuguhuza. Yamara kuguhuza akaza akakwigisha kubera iki. Hari icyo batubwiye aha ngo ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo rikiranuka ritavuguruzwa. Nyamara reka twibukiranye, Adamu na Eva muri Edeni bari bafite ijambo riri clear. Imana yari yarababwiye ngo dore ibi biti byose muzabirye bibatunge, ariko iki cyo ntimuzakoreho. Baragenda barahuga, ntibaryiteramo. Bibiliya ibyo tubibona mu Itangiriro mu gice cyawo cya 3, ibya Adamu na Eva. Ntabwo batubwira ahantu Adamu yari ari igihe inzoka yazaga. Ibintu byari byamuhugije ntabwo mbizi, nabyibajijeho ndi gutegura ubutumwa. Wenda baturusha ubumenyi bazatubwira, cyangwa se ntabwo Bibiliya ikivugaho, ntabwo kiri clear, ariko ikigaragara yarahuze. Eva nawe yarahuze, ntiyaha ijambo ry'Imana umwanya, ntiyibuka ko iyi message bayifite ngo nyamara iki giti ntimuzagikoreho. Iyo twahuze Satani aratuganiriza. Iyo twahuze mu bitekerezo tugahuga, umutima ukananirwa, Satani araza akakuganiriza ijambo risanzwe riri muri wowe, akaridaha akazana ingurane ngo nyamara ariko ngo buriya ngo Imana ngo ibine. Uko byagenze kwa Eva namwe murabizi. Imana irashaka ko abantu bayo tuyihugukira. Wambwira ngo tuzayihugukire dute? Tuzayihugukira twita ku ijambo ryayo, tuzayihugukira dusenga, tuzayihugukira duterana n'abera, tuzayihugukira tuyiramya, tuyihimbaza. Nayo nimara kuryoherwa igira ikindi tubwira. Haleluya! Dawidi yarahuze, ingabo zijya ku rugamba atari kumwe nazo,
kandi tuzi ko yajyaga atabarana nazo. Umva akaga ko guhuga. Ndagira ngo dufate iki kintu cyitwa guhuga. Niba Imana imbwira ngo muhumugukire mukizwe, nuko itubwira batubanjirije batahugutse, kandi tubazi nk'abantu b'Imana. Umva, urababara iyo usoma inkuru za Adamu, kuko batubwira ngo Imana yajyaga imanuka ngo mu mafu yani munsi bagasabana bagakundana. Ye baba we, ariko umunsi umwe imanutse isanga ibintu byacitse. Irahamagara ngo Adamu uri he? Adamu uri he? Adamu ati numvise imirindi yawe, ati maze ati ndahunga. Imana iba yashyize mu nzira ibidukwiye byose kugira ngo ubusabane bwacu nayo bugumeho. Ariko iyo twayimye umwanya tugahuga tugahugirana, Satani araza akakubwira ibindi. Nari mvuze ku mugabo witwa Dawidi. Mva Dawidi ndamukunda, nkunda n'Imana yigeze kuvuga ngo agira umutima Imana ikunda. Ariko kugwa mu cyaha cye kwatewe no guhuga pe. Ajya kureba ibyo atakagombye kureba. Nibwira ko icyo nge nawe impamvu ibintu byanditswe, hari aho Bibiliya itubwira ngo biba byarandikiwe kutubera kabarore. Haleluya, turi kumwe? Biba byandikiwe kutubera kabarore kugira ngo mu nzira tunyuramo natwe tuvuge ngo aho twahagwa. Amen. Umenye ngo mbese Satani nge mpugiye mu biki? Ese Satani ngewe yantegera mu biki? Nimba Eva hari aho yategewe, nimba Dawidi hari aho yategewe, wowe ibiguhugije ushobora gutegerwamo uyu munsi. Muri benshi, ariko buri muntu wese aganire n'umutima we. Nanjye nganire n'uwanjye, mbaze Mwuka Wera ibimpugije bishobora gutuma ubusabane bwanjye n'Imana buvaho. Ariko mbabwiza ukuri, Imana idukunda bitangaje. Kuba narongeye igahamagara aba bantu, ahari yaba wowe nanjye twari kwivumbura tukavuga ngo aba bantu ko nabakuye mu bunyage, nkaba mbona bibereye mu biti, bibereye mu bibumbano, bibereye mu bindi, ese nabihoreye ko mfite n'ububasha bwo kurema ibindi. Ariko kimwe nababwiye yuko mu migambi yayo ntishaka kudutakaza. Amen. Mu migambi y'Imana ntishaka kugutakaza, ntishaka kunakaza. Nicyo cyatumye ya kontra ibaho. Turabizi ko byavunanye. Iyo tureba filime ya Yesu, nta muntu wajya muri biriya birenge, nta n'uwawikorera. Umunsi umwe narwaje mukuru wanjye, bigera ahantu numva mvunika nk'umutima. Yari atuye Samuduha. Ndaza ndamanuka, icyo gihe bisi zari zigihagarara hariya ministeri. Kubera ko umutima wanjye wari uhuze, nararenze nisanga nageze kure, ndongera ndazamuka. Nyizamuka numva ijambo Imana imbaza ngo buriya ngusabye gupfira Chantal wamupfira. Niko yitwaga. Ndavuga oya. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana yari imbwiye ngo mpuguke ne guhugira mu gahinda. Byarangiye apfuye, ariko kuko Imana yari yaranteguye nabaye mutaraga. Burya n'ibindi byose nawe unyuramo ifite uburyo gutegura
iyo yemeye ntabwo ibereyeho kutubabaza. Haleluya. Niyo mpamvu ivuga ngo ni mu mpugukire mukizwe. Irabizi ko turi mu isi dufite ibibazo, irabizi ko turi mu isi tuyikeneye, irabizi ko turi mu isi aho duhura n'intambara, aho duhura n'ibibazo, aho Satani ari. Bibiliya iratubwira ngo isi ibonye ishyano kuko Satani yayimanukiye afite umujinya. Kubw'ibyo Imana iravuga ngo huguka, huguka mu izina ryawe ubihashyire. Huguka, kizwa, nsanga ufite ibibazo utakwishoboza wowe. Haleluya. Dufite ibibazo tutabasha guheka. Niyo mpamvu ivuga ngo abarushye, abaremerewe, muze munsange. Ibi bintu ntabwo nabyikorera, ahubwo njye njyaberwa abadakijijwe ukuntu bikorera ibintu biriho ibyo nyuramo, nkumva ndenda kunanirwa. Njya numva ijambo ry'ihumure kubera yuko yatubwiye ngo ijambo rivuye mu kanwa ke niryo rikiranuka ritavuguruzwa, kandi iratubwira ngo amavi yose azayipfukamira. Ntabwo ari bya biti twavuze, ntabwo ari ya mabumba, ntabwo ari ibindi abantu bakwadora. Amavi yacu yose akwiriye gupfukamira Imana. Haleluya. Amavi yawe n'ayanjye tubikoreshe bipfukamira Imana, kuko tubifitemo inyungu no kuruta uko yo ifite inyungu. Iraduhamagara ngo niduhuguke, ariko mu kuvuga ukuri abahugutse murabizi ubusabane bwawe nayo amahoro biguha, imbaraga zo kuva mu byaha biguha. Haleluya. Nta handi wabikura, nta yindi Imana yatanga imbaraga zo kuva mu byaha. Kandi ibyo nibyo twaremwemo, niko Dawidi yavuze ngo mu byaha, ngo hahandi mu nda ya mama, ngo niho nasamiwe. Tuvukana natire y'icyaha, imbaraga zo kukivamo ziva mu guhuguka, tugahugukira ijambo ry'Imana, tukabana n'Imana aho honyine, nta handi. Niba umugabo nka Dawidi yarahuze akagwa mu cyaha, undi muntu ujya umbabaza muri Bibiliya ni umuntu wahuze ntiyite ku byo Imana yamubwiye kandi bisobanutse, witwa Kayini. Kayini Imana yaramusanze iramubwira ngo dore Kayini, ngo ibyaha byitugatugiye ku rugi, ngo ni wowe bishaka, ngo kandi ukwiriye kubitegeka. Kayini arangije aragenda yica murumuna we. Ntabwo yigeze atega amatwi ngo yumve ikintu Imana imubwiye. Natwe guhuga kwacu ntidutega amatwi, kenshi ugeraho Satani akujisha ukibaza nimba ari wowe. Ubwo rero nibajije nsanga iyi Mana impamvu ivuga ngo tuyihugukire dukizwe, ni uko izi ko guhuga kwacu kurimo amahano. Ibyo biguhugije nibyo byakwiyicira. Haleluya. Iyi minsi irakomeye, hari kiritike ku barokore duhuguke. Twite ku ijambo Imana yatubwiye, kandi twite ku masezerano dufite, turebe destiny, turebe aho twerekera. Imiruho n'imihati ya hano ntabwo ari ryo herezo. Haleluya. Imiruho n'imihati ya hano si ryo herezo. Duhuguke, duhugukire kubana n'iyi Mana yacu idushaka, idukunda akaramata. Duhugukire kubana na Yesu wadukoye, wemeye gusinya kontra akavuga ngo ndagukunda bihoraho. Amen. We ntahemuka, ntabwo azaguhemukira. Tubana n'inshuti, tubana n'abantu, ibintu bikazamba, ukabona umuntu wiringiraga ko ari inshuti yawe y'amagara araguhemukiye, ibintu bikagushobera, ukavuga uti nuriya se. Ariko yo umwami wacu yitwa ntihemuka,
yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye ikaba n'iyawe. Huguka rero, huguka ibiguhugije ubona ko byatanga intera hagati yawe nayo, byatuma ubusabane bwawe nayo butaboneka. Muri Luka aho badusomeye, buriya abafarisayo bari bahuze, bahugiye mu mihango y'idini. Ntabwo bigeze bamenya ko umwami w'isabato yabagezemo. Umva umutima uhuze. Yarababajije banga kumusubiza, kandi ikibazo bari babajijwe cyari gifite igisubizo cyitwa yego cyangwa oya. Ngo mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Si yego cyangwa oya? Baracecetse. Nyamara guceceka kwabo ntabwo kwabujije umwami gukiza. Haleluya! Guceceka kw'abafarisayo bahuze ntabwo kwabujije umwami gukiza. Uwari urwaye urushwima yatashye yakize. Nibyo nababwiye ngo natwe nimba duhugutse, niba twemeye guhuguka, ikibazo wazanye ntugisubiraneyo. Amen. Muribuka wa mugore ko yari yibereye mu iteraniro akavuga ati jyewe aha hantu ndabona ntari bugire reka nkore ku gishura. Duhuguke dukore ku gishura. Haleluya! Huguka ikibazo cyawe kibona igisubizo. Huguka imbaraga zo kudakizwa ufite zibona igisubizo. Huguka umwanya wo gusenga wataye ubona igisubizo. Haleluya! Ati mumpugukire. Batubwiye ngo umurongo wa 24 wa cya gice badusomeye cya 45, ngo hariho uzambwira ngo atuwiteka, ngo mu Uwiteka honyine niho hari gukiranuka n'imbaraga. Duhuguke tubone gukiranuka. Haleluya! Duhuguke twambara imbaraga. Niwiha gahunda ukavuga uti jyewe nzaba mu ijambo, nzasenga, nzabana n'abanyamasengesho, nzaba mu iteraniro, uziyumvamo imbaraga zidasanzwe kuko wahugutse. Haleluya! Uzumva umutima wawe udakonje, uzumva nta soni z'ubwambure nk'izabaye kuri Adamu na Eva. Igihe Imana yamanukaga ngo yasanze bakozwe n'isoni ngo bambara, ariko Imana yo kabyara ntabwo ishaka ko dukorwa n'isoni. Uzi ikintu Bibiliya yambwiye mu Itangiriro 3:21? Yambwiye ngo nuko ngo ibaremera imyambaro. Amen. Nawe nanjye Imana iduhe imyambaro yo kwambika ubute bwacu. Amen. Iduhe imyambaro yo kwambika ibyaha bikunesha. Iguhe umwambaro uhuguke, ikwambike kuko ibyaha bikoze isoni. Uzi umurokore waguye mu cyaha yenda yakikihereranye sava, ariko iyo cyageze hanze arabebera. Bimuba nk'uko byabaye kwa Adamu. Arabebera, yakubona uciye hano wagaca indi nzira. Ubwo rero nibwira ko duhugutse tugakizwa uko kubebera no kudasabana n'umwami wacu, no kutamwisanzuraho no kutamwisangaho byashira. Amen. Buriya siko bimeze. Uzumva uri muri adoration na ruwanje urimo neza, nta mutima ugucira urubanza, ukaramye ujya kumva hari ibindi, ugasabana n'ijuru, amajwi yayo ikakubwira. Amen.
abajya bagira ibyo bihe murabizi, ntacyo twabigurana, nta ngurane yabyo. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo duhuguke dukizwe, ni uko izi ngo tubifitemo inyungu. Guhuga turi butandukane nayo, tugende Satani atwihererane, tugenda twambika ubusa, tugenda dukoze isoni nk'uko yabigiriye abo bose navuze batubanzirije, ariko namwe murabazi. Nta kindi cyabiteye, nuko bahuze. Noneho amagambo barangirijeho ya 25 aravuga ngo mu Uwiteka niho urubyaro rwa Isirayeli rwose ruzatsindishirizwa ngo rukamwirata. Haleluya! Mwari ibiterane by'abarokore bari kwirata Imana, uzi ukuntu biryoha? Duhana ubuhamya tuvuga aho yadukuye. Abari abasinzi bati hari ya ndirimbo ntacyumvira irimbwa ariko nakundaga, yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye. Siko byagenze? Yadutuye ubusinzi bwaduhetamishaga none tugenda twemye. Iyo twahugutse nuko bimera, arabyikorera kuko ntashaka kukubabaza. Amen. Ntashaka kuhuga rero. N'abantu b'igihe cya Yesaya yabahamagaraga adashaka ko bahuga, avuga ati ntacyo bamvunye nabakuyeyo, n'ubwoko bwanjye baranyitirirwa, nibahuguke baze, bahuguke bakizwe. Ariko ibi biti barimo, umva, mumbabarire umuntu ufite umwanya aze gusoma muri iki gice cya 44 ahere ku murongo w'9 arangize. Hari aho avuga ngo ubwo ni ingere z'ibiti, ngo ingere yakimwe ngo barayicanisha umuriro, ngo indi ngeri ngo akayokesha inyama, ngo akayirya agahaga, ngo kandi akota, ngo iyindi ngere ngo bakayiramya, ngo ikaba ikigirwamana. Urumva? Atese ibyo byose ko ari jye nabiremye, aba bantu bameze bati? Ingeri y'igiti nabivuze ko najyaga mbona abanyarwanda babyambariyeho ubuyenda ntibikibaho. Amababa, ibintu nk'ibyo ukumva ari byo murinzi wawe, nyamara nta handi dufite uburinzi. Amavi yacu ahuguke, dupfukamira Imana yacu, tugendane nayo kuko itwifuriza ibyiza. Ni data wa twese, urumva? Ntishaka gukorwa n'isoni. Muri karitsiye ngo bajye bavuga batari kuriya, ko bavuga ngo ni umurokore, ibye bimeze biti. Ataho gukizwa nawe nkawe nzabireka. Oya di, duhuguke dukizwe, tubifitemo inyungu ziruta iz'Imana ifite. Umva, icyambere Imana ishobora byose, icyambere Imana irihagije, nyamara njye sinihagije. Niyo mpamvu numva nkuriye guhuguka nkayikenera, nkayibaza iby'urugendo rwanjye, nkayibaza ibingoye, nkashaka kuri yo ibisubizo, kuko nta handi dusubirizwa, nta handi wabona. Urumva? Abafarisayo ngira ngo guceceka bumvaga Yesu nta mwanya bamufitiye. Uyu saratubaza iki? Iby'isabato se arabitubaza, katwicecekere. Ntabwo nzi umubare w'abari bahari, ariko reka twe guceceka niba Imana itubajije tuyihe igisubizo, kuko guceceka kwawe ntikuyibuza gukora. Ahubwo guceceka, niba wanatsinzwe yibwira uti mwami natsinzwe, nananiwe, byacitse, ntabara. Niba washonje yibwira iti basingaburira, ibintu bimeze nabi, byangendekeye gute? Nimba hari ibibazo, kuko ivuga ngo abarushye n'abaremerewe tubihe, nimureke duhuguke tubisanga. Mu by'ukuri message mfite ni iyi ngiyi iri ku murongo wa 22 muri Bibiliya yawe, nawe uhaca umurongo uvuge ngo reka mpuguke nkizwe. Navuze byinshi, yenda niba utashobora kubitwara byose,
ariko ufate ibi bibiri, ufate ngo reka mpuguke nkizwe kubera ko Yesu yasinye kontara y'urukundo rw'iteka ruhoraho, kandi sinyatira ntabwo yari wino, yari amaraso. Sinyatira ni amaraso, umusaraba w'isoni. Noneho tuwukerense ngo twahuze, ngo habaye ibiduhugije, ngo ibiki, niduhuguke. Haleluya. Menya ndi kuvuga ibikomeye, ndabona abantu basa n'abakonje. Ntabwo navuze ibiryoshye ngo irahe imigisha, nayo irayifite. Iyibahe mu izina rya Yesu. Iyibahe, imigisha irahari. Nuhuguka imigisha urayifata. Amen. Urashaka guhuguka? Huguka ubone imigisha, kuko irateguye already. Tukiri ino mu isi, Yesu baramubajije batari kose twe ko twagukurikiye harya bizagenda gute? Arababwira ngo mukiri hano muzakubirwa 7 kandi muzabona n'ubwami. Ubwo abatabizi bicwa no kutabimenya. Amen. Abibwira ko abarokore turabaswa, yaza buri twasomye nayiteze amatwi 109, ngo kubera ijambo barusha abasaza n'abanyabwenge ubwenge, abarokore barusha abandi ubwenge kuko ntibahuze. Haleluya. Turusha abantu bize cyane ubwenge kuko abantu bariga bakatubwira ngo itabi ririca bakarinywa. Abaganga bakatubwira ngo inzoga ngo nimbi, ngo zica umwijima, kandi bo bakaziraramo kuko nta mbaraga bafite zo kuzivamo. Abazivuyemo bazinywaga cyane, murabizi. Wari ufite imbaraga zo kuvamo se? Abanywaga itabi imbaraga zo kuvayo ntizari zaranze ku gapapuro, s'il vous plaît. Agapapuro kazingazingiye mu tuntu kagutegeke kakugira imbata. Ubu urubyiruko rurapfa kubera drogue. Ibyo binukiriza, ibyo bagira gute, umuntu agata umurongo by'iteka agahugira muri ibyo. Abona ibimana ibwira ngo muhuguke. Huguka ngo umugisha, huguka ngendane nawe, huguka dusabane, ibiti byose bikunyure, ibyo wemererwa kurya bikunyure. We kumera nka Adamu, we kumera nka Eva utarateze amatwi ko yari afite message iri clear. We kumera nka Adamu utaruhari, niba yari yagiye guhinga muri iyo ngobyi simbizi, ariko ikigaragara nuko bahuze. Bituma natwe uyu munsi bituzanira akaga. Ababyeyi iyo bahuze n'abana babo barabikonsoma. Natwe turi gukonsoma imiruho ya Adamu kuko yahuze, atateze amatwi, atitaye ku ijambo yabwiwe. Inzoka iraza irarideturuna, irihindura ukundi. Reka mbabwire, turi mu gihe ubutumwa nabwo ubwabwo bufite ikibazo. Abavuga butumwa, ngiye nkunda kuba ku ma YouTube ndabwumva. Abantu nibadahuguka ngo bivomere bo ubwabo bamenye n'ibyo barya n'ibyo bakira, barakumarada. Bakubwira ngo zana ibyo utunze byose tuguhe umugisha utware, kandi uri mu kirere ntaho uri. Rero bene data, ndashaka kurangiza. Message nari mfite niyo yo kuvuga ngo nta handi na hamwe dushobora kubona imbaraga zo gukiranuka. Ijambo ry'Imana ubwaryo ririhagije kugira ngo ridufashe, ariko niba twemeye guhuguka, uburyo nyine bwo guhuguka ni ugukunda gusoma ijambo ry'Imana, tukariha umwanya, kuko yabivuze ngo ijambo rye ubwaryo niryo ritanga gukiranuka, kandi amavi yose azamupfukamire. Ndabinginze, twabwiwe ibyo by'abantu bajya gupfukamira ibintu, ntituzapfukamire ibindi bitari Imana yacu. Amen. Hatagira ikikurushya, hatagira Satani ukunaniza ngo agushore mu bidapfukamirwa, mu bitagira amatwi.
bidafite ibisubizo, kandi ubona umwanya wo kuza kwicarana natwe mu rusengero. Waba uri guta umwanya wawe wizeye ibindi, wambariye ku bindi, waba uri guta umwanya wawe. Ugiye kwadora ibigirwamana, waba uri guta umwanya wawe. Kuko iyo tujya harasobanutse. Ab'iki gihe abajene ni bavuga ngo nta myaka 100, yenda Imana yatanze n'umugisha umuntu yayimara, ariko ntekereza ko iyo tuzamara, iyo tujya, ariyo myinshi kuruta iyo turimo hano. Amen. Aha rero nimba turi muri transit, tukaba muri temporary, ahantu tutazatinda, dukwiriye guhuguka, tugahugukira iby'ijuru. Amen. Ndashaka kurangiza kuri uno murongo wavuze ngo wa 25, uvuga ko ngo mu Uwiteka niho urubyaro rwa Isirayeli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata. Reka twirate Imana yacu, kuko kera umuntu yaguhaga inka ugahora umwirahira akakugira intuza, ariko uwaduhaye ubugingo twamwirata akahe kageni? Uwadukuye muri bya byaha akankurayo nawe akagukurayo, wamwirata akahe kageni? Kandi yo ko atakubwira ngo nyitura, aravuga ngo mpa umutima gusa. Huguka, umpereze umutima wawe. Numara kuwumpa, urabona amahoro, urabona ubuhungiro muri nge. Hari aho yavuze ko nta handi dushobora kubona ubuhungiro, ni muri we niho hari ubuhungiro. Reka rero dufate ibyo twavuze, yuko Imana yatwigishije uyu munsi ngo duhuguke dukizwe. Icyo kirahagije. Niturangiza tuvuge ngo kandi arabiterwa n'urukundo yakoze, akaba yaradukoye. Yesu akaba yarasinye akoresheje amaraso ye, agasinya akaramata we nanjye. Uzi ko avuga ngo nta nubwo nkibita abagaragu ngo muri inshuti zanjye, ngo ntago bimukoze isoni yo kutwita bene se. Ibaze kugendana ako kantu, kuvuga ngo tumwirate. Uzi kugendana iyo fierite yo kumva ngo wowe na Yesu muri umwe. Ya ndirimbo yacu, njye na Yesu turi umwe, njye mvi nimwe na Yesu. Nakoze iki se? Urwo rukundo rungana gutyo njye narwishyura iki? Ubu se aho dutuye nta ndushyi tuhabona, nta bantu tubona baheze iyo banze guhuguka, urupfu bapfuye ntiturubona. Ninde wakwifuza gusubirayo? Haleluya, haleluya. Ntituzasubireyo. Ni habi, ni habi, ni habi. Ahubwo duhuguke dukizwe. Reka dusenge Imana. Imana idufashe duhuguke dukizwe. Muhaguruke dusenge. Wakoze Mana yacu kutwigisha, kandi warakoze kudukunda, ukaduha Yesu kugira ngo adupfire, agasinya iriya kontra yo kumbwira ngo Jacques ndagukunda byiteka, uri uwanjye, ukabibwira na bene data turi kumwe hano. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kuko urukundo rwawe tutabona icyo turwishyura, ariko ndakwinginze ngo uduhe guhuguka, uduhe kubana nawe, udukurire mu nzira ibiduhuza, bidutandukanya nawe, kuko twifuza guhora dusabana ibihe byose, umunota n'isegonda. Mana, ntitwifuza gukorwa n'isoni nk'uko abatubanjirije mu rugendo byagiye bibagendekera. Wabitwandikiye kugira ngo ibyo bidufashe, kandi Mwuka Wera ndasenze ngo utwambike izi mbaraga rwose. Ibiduhugije binyuranye ubidukurireho, tuba bawe nawe
ubu wacu. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.